ukuntu wavugisha ifoto urayifata, hanyuma wamara kwifata wenda wajya kubibona wabikora cyangwa se n'iki, ukibaza uti se ubona wabikora cyangwa se n'iki, ukibaza uti se. Nitwa Rwaboneza Nsinga Benoit, nkaba ndi CEO wa Firstborn TV Show. Mbahaye ikaze kuri channel yacu kandi nizere ko muri bukore subscribe. Uretse na subscribe, kora na liking nyine ugaragaze ko ibintu byacu wabikunze, ndetse uduhe n'inyunganizi, igitekerezo muri comment section haragaragara naho ngaho hasi ujya mukandika igitekerezo cyawe, ugashima cyangwa ukanenga, byose birakora. Nivuga ngo byose birakora, unyumve neza, kuko iyo wanenze tumenye icyo tuzakosora, ndetse niyo washimye turavuga ngo wow, ibintu twakoze hari uwo byagiriye umumaro, niyo yaba ari umwe wenyine, it's fine, it's okay. Tudatinze rero, reka turebere hamwe uburyo wafata ifoto, hanyuma ifoto warangiza ukayivugisha. Anyway, ntabwo ari ifoto y'umuntu gusa, ushobora gufata n'iy'inkoko, n'iy'inka, n'iy'ihene, n'iy'intama, hanyuma ifoto ukayivugisha ikavuga, ku buryo uvuga uti karabaye, noneho ibi ntabwo bibaho i Rwanda. Birashoboka cyane. Icyo ukora mbere na mbere ni ukujya muri App Store yawe, ukajya muri telefoni yawe, hanyuma mara kujya muri telefoni yawe ukadownloadinga application yitwa ukigera muri telefoni yawe rero nta kindi ukora, urascrollinga, hanyuma ugashaka application, ugashaka Play Store, sibyo? Ukajya kuri Play Store yawe, hanyuma mara kujyaho ukagira gute, ukajya muri Play Store yawe kuri internet, ukandikamo, ukadownloadinga application yitwa Vabo IE, gutya urabibona neza cyane, biragaragara. Vabo IE ukayidownloadinga, umara kuyidownloadinga ukayishyira muri telefone yawe. Kubera ko njyewe nyifite rero, ndakora open, ubwo uzakora kuri install kugira ngo ibe installed muri telefone yawe. Njyewe ndakora open, reka nkore open, ndakora open, hanyuma bimere gutya. Sasa ubona mfite haba hasanzwemo harimo amafoto, ariko bibaye byiza twakoresha ifoto yacu dusanganywemo muri telefoni. Uza hano kuri upload, hanyuma ukajya muri gallery yawe cyangwa muri album yawe, ugashakisha ifoto wateguye ushaka gukoresha, ukayishakisha. Reka tugere dutya dushakisha ifoto nateguye, nge muri pictures, shakisha ifoto nateguye nshaka gukoresha. Harimo amafoto menshi, telefone nayo no kubanza ikayegeranya ikayashyira kuri gahunda kugira ngo bigende neza cyane. Reka tugire dutya, ndabona iri gutinda kuza ifoto nateguye, kugira ngo nze kuyivugisha urebe koko niba ibyo nakubwiye ari byo, ibyo natangiye nkwereka ari byo koko ari ifoto yavuze. Reka nze ihangane, bitindamo gake, ariko nanone iyo wiga nyine uba ugomba baravuga ngo ubwenge buva hehe? Ubwenge buva mu kabuno. Ni ukwicara nyine ukagira gute, kabuno kakazaho kentusi kugira ngo ugire ikintu umenya. Reka dusubire mu mafoto, dukomeze dushakisha ifoto nateguye nshaka kiza kuvuga. Ndabona nari nyagezemo, reka mfate just randomly, reka mfate iyi ngiyi, kankoreshe iyi ngiyi. Hanyuma uraza ukaya uploadinga muri ya application yawe nkuko watangiye ubigenza, hanyuma ugategereza ikazamo, utitaye kuri amafoto yandi wasanzemo, ugakoresha iyo ngiyo yawe. Hanyuma warangiza ukagira gute, ukayitegereza ikaza. Bitwara akanya, ariko ntabwo urambirwa, wirinda kurambirwa, kubera ko nyine ni ubushakashatsi cyangwa se ni test uba urimo gukora. Ntabwo rero warambirwa, wirinda kurambirwa kugira ngo ubikore neza cyane. Ukabikora neza gutya muri ubu buryo, ugategereza akanya gato, ifoto irajyamo rwose, wirinda kurambirwa.
kwihangana ukayitegereza ikaba uploaded kugira ngo ubashe kuyikoresha ukurikize steps zose ego wirinda kurambirwa kugira ngo bize kugenda neza cyane. Ntabwo urambirwa, urambiwe nyine waba utsinzwe. Ndabona bigiye gukunda. Alright, hanyuma ubwo iyo bigeze ahangaha nta kindi urategerezaho gatoya, hanyuma ifoto yawe ikagira gute, ikaba yagezemo. Ifoto iyo yagezemo rero nta kindi ukora, utangira gukora, ujya hepfo urahabona ahantu handitse record, ukahakora, hanyuma ugatangira kugira gute, ugatangira kurikodinga, ugakora record, karikodinga. Sorry gato, barabanza bakakubaza ururimi ushaka gusetingamo, kubera ko isetinze mu Cyongereza. Reka dushake ahantu hari English ariyo dukoresha n'ubundi kuko isetinze mu Cyongereza. Okay, birakunze, good. Right, hanyuma uretse gato mwihangane, ni ibintu nyine, ni process, ntago ubikandagura uko wiboneye. Hanyuma warangiza ukajya kuri record, good, ukarikodinga. Sasa noneho uraza kurikodinga ibintu wumva ushaka ko ya foto y'ubuvuge, kabara gatatu, ugatangira kurikodinga, ego, ukarikodinga ibintu ushaka kuvuga nyine, ubwo kifoto yawe iri buvuge. Alright, and then ukarikodinga. Warangiza kubirikodinga ifoto yawe, yarangiza kubirikodinga ukagira gute, ukarekura, hanyuma bikajya muri process. Hanyuma bigatangira kuba nanone iki, bakakubwira ngo urategereza, hanyuma ibanze bigire gute, ibanze ibe uploaded nanone. Ubwo ya audio wa recordingaga niyo igiye guhuzwa n'iki, igiye guhuzwa n'iminwa n'amaso n'amatwi n'amazuru y'iki, y'ifoto, kugira ngo bize kujya bikora movement, bigira gute, bivuga ibyo weho wa recordinze urimo kuvuga. Ntabwo ari maji, zino ntabwo ari maji, uraza kubibona neza cyane. Taza kugira ngo ni maji, ni ibintu byikora kandi bishoboka cyane iyo wakurikije process neza cyane. Ushobora gufata ifoto, ego, iyo ariyo yose, just ukagira ute, ukayivugisha. Reka ndabona birimo kwihuta, bigeze kuri 20 na kangahe, 42 birimo birasimbuka biguruka. Reka amajwi ahuzwe n'ifoto kugira ngo ubashe kureba se koko ibyo nakubwiye birakora cyangwa se ntabwo bikora. Yego, birahita bikunda, nibigera ku 100% turakurikizaho indi step. Okay, ndakeka bigeze kuri 99 100%. Okay, hanyuma hakurikiraho iki, processing, nayo ntabwo itindi, irahita yirukanka, irazenguruka rimwe gusa ibe igeze, ndabona igeze kuri 89, karahita gatera kuzura 100%. Ubundi dukurikizeho indi step igiye gukurikiraho noneho ni ukugira gute, successful. Okay, upload successful. Hanyuma ikindi kigiye gukurikiraho, tugiye gukurikizaho ikintu bita ku-exportinga no kuvuga ngo waranje kubihuza, noneho reka tubisavinge noneho turebe koko niba bishoboka. Kana ko naga process katatinda, ntabwo gatinda, birahita bihura. Ntabwo bitinda rwose, mwirambirwa. Hanyuma nibirangiza bize kugira gute, bize kwikora neza cyane. Okay, ntabwo urambirwa, urinda kurambirwa kugira ngo urebe koko niba isomo urimo kwiga ari rya nyaryo. Cyo ngusaba, uraza gufata telefone yawe, ibi byose nibirangira, hanyuma nawe ukore, weseye, ugerageze urebe niba koko
ibyo wagize gute, ibyo wize kuri Firstborn TV show byagize gute, byakunze. Nakuvuga ngo turi mu gikorwa cyo ku exportinga, ego turimo turi exporting iki ya audio twa recordinze, ibyo nashakaga kuvuga. Okay, birarangiye. Bono nakurikiyeho iki ku generatinga. Generation ntabwo itinda kuko kirahita kizenguruka rimwe. Okay, gite gihurira hariya hejuru bibe byuzuye 100%. Ubundi ya foto yacu ibe yagize gute. Nakubwiye ntago bitinda 3-5 birasimbuka rwose bihite bibyuzuye 100%. Cyo wirinda no kutarambirwa kugira ngo ubashe kuhakura ubumenyi, kuko video utayirebye ngo irangize n'ubundi ntabwo waba warashe ku ntego. Okay, generating our video, our record. We are trying to match our record with the picture. Okay, ibyo rero turabyihanganira kugira ngo bigenerating, birihuta ndabizi ntago bitinda. Ego 60 aka kanya 86 aka kanya 90 aka kanya 93 aka kanya birasimbutse. Generation ntabwo itinda ndabizi, hanyuma bihite bigera ku 100%. Okay, 100% rero niba rirangiye, ubwo hagiye gukurikiraho iki, hagiye gukurikiraho igikorwa noneho cyo kuba twa playinga kugira ngo turebe niba koko bivuga. Nitwa Rwaboneza Nsinga Benoit, nkaba ndi CEO wa Firstborn TV show. Mbahaye ikaze kuri channel yacu kandi nizere ko muri bukore subscribe. Okay, nizere ko noneho mubibonye. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyo gikurikiyeho abahasigaye kugira gute, abasigaye ku downloadinga yaki ya video ya wakoze mu ifoto, hanyuma warangiza ukaba wayibika hehe, ukaba wayibika kuri gallery, ukayisavinga kuki, ukayisavinga kuri gallery yawe, ukayisavinga muri album yawe ya telefoni kugira ngo urebe koko niba ibyo wakoze ari byo. Okay, ubwo urahita uyisavinga, numara kuyisavinga ushyireho utunyenyeri kwa kundi baba bigusaba bati shyiraho stars kugira ngo tugaragarize ko application yacu ikora neza. Ubwo ikindi kiba gisigaye ni ukugira gute, ni ukuyi-downloading of course, ukayisavinga hehe, ukayisavinga kuri gallery, hanyuma ukajya muri gallery yawe kugira ngo urebe ko yagezemo. Icyo uri bukore rero ni ukujya muri gallery yawe, kanjye muri gallery kugira ngo mbereke niba koko yagezemo, ese koko yagezemo cyangwa twakotoye. Ariko ntabwo twakotora, ahubwo yagezemo ngiyi, reka tuyikine turebe noneho kivuga. Nitwa Rwaboneza Nsinga Benoit, nkaba ndi CEO wa Firstborn TV show. Mbahaye ikaze kuri channel yacu kandi nizere ko muri bukore subscribe. Alright guys, nizere ko noneho ibintu twakoze bibaye successful, nukunguko bigenda. Yes, very good. Reka tubigenze gutya noneho. Reka ngushimire kuba wabashije kudukurikirana kandi nizere ko isomo twatanze waryumvise kandi warikurikiranye. Kora subscribe kuri channel yacu, nyaboneka udushyigikire, ukore like ndetse unasharinge aho ubona ko ibintu ari byiza. Nitwa Mr. Tu muri aka kazi, hanyuma igitekerezo cyangwa se inyunganizi uracyandika hanyuma tuze kugisoma. Ndagushimiye cyane, naho utaha mu yandi masomo.